Kuri ubu imyaka 10 irashize Habarugira Leonard na Nyampinga Virginie barushinze. Mu byukuri nkuko byumva imyaka 10 ni urugendo rutari ruto habe na gato. Ni urugendo rurerure by'umwihariko ko barushinze. Ibuka hari abarushinga nyuma y'umwaka bakaka gatanya. Ibyo twese turabizi kuko tuzi ijambo divorce. Igikomeye kuri ibyo wibuke ko umwaka ugizwe n'amezi 12. Ni ukuvuga ko babanye igihe kingana n'amezi 120. Ibuka nanone ukwezi kugizwe n'ibyumweru 4. Bihita byumvikana ko kugeza ubu bamaze kubana ibyumweru 180. Ingingo y'iti tugarura ku isabukuru y'imyaka 10 Habarugira Leonard na Nyampinga Virginie bari kwizihiza uyu munsi kuva barushinze. Nyamara kandi tunibuke ko umwaka umwe ubwawo batubwira kugizwe n'iminsi 365. Mu mibare ubwo twasanga kugeza ubu bizihiza isabukuru bamaze kubana igihe kingana n'iminsi 3650. Yego iminsi ntimwumve ko ari ibintu byoroshye byonyine wibutse ko n'uwo munsi umwe turi kuvuga hari abatawurangiza bakiriho, ni ukuvuga bitabye Imana. Kumva ibi nibwo wahita unumva agaciro k'isabukuru iri kwizihizwa uyu munsi hagati ya Habarugira na Nyampinga. Tudatandukiriye gato reka twerekeze mu iyobokamana. Imana ni umugaba w'ikirenga. Yego umugaba w'ikirenga. Wibuka benshi muri twe buri uko tugiye kuryama dushima Imana ko yaturinze kuri uwo munsi. Indi ngingo yumvikanisha ishimwe Leonard na Virginie bagomba gutanga ku bw'imyaka 10 baramye ikiruta byose barambanye. Nduteranye hano kuri uyu munsi udasanzwe, umunsi w'ibyishimo. Nakwigejeje rero tugashima Imana yo kwizerwa no kwiringirwa, Imana nyir'impuhwe nyir'imbabazi, data twese mwiza, turi imbere y'amaso yawe, turagushimye kandi turaguhimbaje umugoroba mwiza nk'uyu. Dushimye kurinda kwawe gukomeye, dushimye imbabazi zawe n'urukundo. Wagize neza ubana natwe uraturinda umunsi wa none twebwe twese uko duteraniye hano, kandi uko niko wagize iminsi yose itambutse. Warinze uyu muryango wa Leonard, Mwami Imana yacu, kuko kuba duteraniye hano nibo baduteranyije. Turi imbere y'amaso yawe rero, wagize neza urabarinda natwe uraturinda. Ushima ko bamaze imyaka Uwiteka Imana yacu itumye duhurira hano ya masaha. Ishimwe n'icyubahiro bibi byawe. Ngaho bana natwe dufashe kandi tugire neza muri byose kubw'izina ryawe ryera Mana wakoze. Amen. Yego y'umuryango uko biri kose ndayizi no kwishimira isabukuru y'imyaka 10. Nubwo wewe gahunda atari akabivuza ariko ndabizi kuko naratumiwe kandi batubwira cyo badutumiriye ari umunsi wo kwizihiza imyaka 10 Imana ikibarinze. Yesu nashimye. Amen. Ni ibintu bikomeye cyane ariko byose bijya bikorwa n'Imana. Amen. Ubu hari ibibazo biriho mu miryango ugasanga abandi bakoze iminsi yo kwibuka, iminsi yo gutandukana. Imiryango y'ubu ngo basigaye bayubaka bagasezerana ivangamutungo nyuma y'amezi 6 cyangwa umwaka bakajya gusezerana ivanguramutungo kugabana. Ariko dushimye Imana ko abangaba duteranye bizihiza imyaka 10 bubatse bageze ku ntego Imana yateguye. Mwambere Imana yacu icyubahiro iba yabikoze. Haleluya. Nkuko mubibona kandi inshuti n'abavandimwe bitabiriye ibi birori. Nibyo koko abo tubana nabo akenshi nibo badushyigikira iyo duteye intambwe tukinjira mu rugendo rw'ubundi buzima. Ni ukuvuga nk'igihe tuvuye mu busiribateri tugashinga ingo.
aba kandi usanga batatujya kure ahubwo bahora baturebera hafi, akenshi ni nabo bavamo abajyanama bacu mu gihe ibintu byaba bitagenze neza, ndetse ni nabo baduha inama zo gukomeza kujya mbere mu gihe ibintu byaba biri kugenda neza. Bamwe muri twe tubita abanywanyi cyangwa abasangirangendo. Nibyo koko aba ni nabo mugomba kubana mu bihe nk'ibi byo kwizihiza imyaka 10 murushinze. Kimwe n'undi wari we wese no mu birori ibyo ari byo byose, kongera gusangira ni ikimenyetso cy'uko mwasangiye ibibi n'ibyiza cyangwa kabisi n'agahiye nk'uko abanyarwanda tubivuga. Ese koko ntibyari bikwiye ko ku munsi nk'uyu Habarugira na Nyampinga bagomba kongera gusangira uyu mugati n'iki kinyobwa gitera umunezero kandi bikozwe mu ishusho y'urukundo? Yego wabyumvise, urukundo ni rwogere, koko ni rwogere. Ese ku munsi nk'uyu ni iki? Ni irihe jambo ryasohoka mu kanwa ka Habarugira Leonard? Yesu ashimwe. Shimiye Imana. Shimiye Imana yaremye abantu beza nkamwe. Imana ihabwa icyubahiro. Muri inshuti nziza, muri ababyeyi beza. Byabaye byiza birandenga, ariko no kubera Imana, no kubera urutoki rw'Imana. Rero tumaze imyaka 10 twubatse urugo. Nta nubwo ari 10 gusa, kuko urebye aho twahereye ikabakaba muri 13 kuva tumenyanye. Dushimiye Imana rero yabanye natwe muri urwo rugendo kugeza uyu munota turi kumwe namwe ahangaha. N'amarangamutima menshi, Nyampinga ati mu by'ukuri Imana ni igitangaza kandi yanampaye umugabo w'igitangaza. Nk'uko nabibabwiye, imyaka 10 burya ni myinshi kandi aba bana baba bamaze kumenyana bihagije. Reka twumve Nyampinga Virginie. Amen. Uyu mugoroba ndishimye cyane. Mbere na mbere ndashima Imana. Ndashima Imana mu buryo bukomeye, kuko Imana ni umubyeyi. Imana yabanye natwe mu rugendo rw'imyaka 10,
rutari rworoshye. Twatangiye ntatinya kuvuga ko twari bato mu buryo bw'imyaka, kandi burya imyaka ijyana na none n'ibitekerezo bibaye biri hejuru y'imyaka nanone byaba ari ikibazo. Rero ndashima Imana ko aho hantu yahabaye, ndashimira umugabo Imana yampaye. Ndashima Imana kuko umugabo yampaye, umugabo mwiza nkunda, ni umugabo umenya kuba umugabo mu rugo rwe. Icyo nshatse kuvuga ni umugabo urwana n'ibibazo n'ibyiza mu rugo iwe. nk'uko n'ubundi inshuti zibigenza mu birori nk'ibi, kugabirana no kugenerana impano ni ikimenyetso cyo kuzirikana. Ku masezerano bagiranye hagati yabo imyaka 10 badahemukiranye, batarwanye, badasenya urugo, utuze kunga. Si byo gushimira, ni byo gushimira. Uyu Leonard ni murumuna wanjye, nishimiye imyaka 10 bamaze bubatse urugo, nta kibazo kigeze kibonekamo, nta n'icyo duteganya. Rero ko utigeze mugwingira mu muryango ugwingiye, cyangwa mu muryango mugufi, cyangwa mu muryango ufite amaboko magufi udakura. Shima Imana yabakujije, kandi dushingiye ku byo tubona cyangwa dushingiye ku byo twabonye imbere hahise, dufite icyizere ko imyaka 10 ni mikeya yo kurambana, muzarambana n'indi yikubye 110. Rero tubifuriza ibyiza, reka tubahe Imana twabateguriye. Imana ikomeze kubagirira neza. nk'urukundo rumaze imyaka irenga 10 ku ipfundo rimwe, couple nayo hari ikigomba kugenerana. Nyampi cyokora muri ka gaseke umuzanira icyo wamuhishiye. Ndamukunda pe, ntawarabizi, ndamukunda, ntambangamira, amba hafi muri byose, icyo mukundira, kandi ni umujyanama wanjye wa bugufi. Imana imumugisha. Rero ntatinze namuteguriye impano ikomeye cyane. Urabona ko byamvunye kuko nari nzi. Aho we, aho urukundo rugembere. Aho niho byangoye, urabona ko nagerageje no kujyanisha kugira ngo no kuri kw'Imana nta kibazo. umutima yanjye agaragarira aha hantu, nageranywa n'imbere afunguye ko rwose ntabwo azi ikintu kirimo, nageramo anezezwe nacyo. Umunsi umwe umuhanzi nuko abaririmbyi bagize korali Itabaza barateruye bati, inshuti nziza iyo zabanye neza hari ikintu cyiza zijya zikora, gufata ifoto.
urukundo ni rwogere kandi rwongere rwogere kurushaho muri uyu muryango. Tubifurije isabukuru nziza y'imyaka 10 murushinze. Imana yabarinze twongeye kuyibashyira mu biganza, izabarinda indi myaka iri imbere. Tuzishimira kongera guhura namwe mu birori nk'ibi.